ayo ni amakosa ukoze. Subirayo, subizaho moto yawe yari. Ibintu ukoze rwose Steve, subirayo ukosora. Kosora. Aha. Yes, nibyo rero. Ikosa yarakoze, yari yeguye gutya moto ajya kuyipanda. Naga ari byo. Urabanza ukurira moto iri ku kuguru kwayo, ukabanza kuhagara ku maguru yawe rero ukabona gukuraho stand. Yes, ikindi rero ahita abanza akareba ko nta vitesi zirimo, yamara kureba ko nta vitesi zirimo, yaba irimo kayikuramo, akatsa moto neza. Yamara kwatsa moto, turi kwiga uburyo bwo guhagurutsa moto ndetse ukagenda neza. Tugomba kubafasha igihe cyose kabisa. Yes, ngaho rero ongera uhagurutse moto uyitware neza kandi utware neza. Twebwe tutambaye kasike. Bipiyengeka YouTube yacu hano fata feri reba ku kirenge cy'abantu kibere. Twagarutse muri studio yacu, twagarutse mu ishuri, nako ni mu ishuri. Yes, ndabasuhuje kandi ndanabahobeye abantu twari tumaze iminsi tudaherukana, ariko ngira ngo n'ubundi muri kunkurikirana ku mavideo yanjye banashyizeho yo kwigisha ikinyabiziga uyu munsi. Yes, abantu bamaze iminsi badukurikira, tugeze kuri episode ya 10. Ese episode ya 10 tugiye kwiga iki? Ni igiki tugiye kwiga muri episode ya 10? Yes, episode ya 10 ewande. No, irashyushye. Impamvu episode ya 10 rero muziri episode zabanjije, ngira ngo twari twabonye tumaze kubona moto mu episode yabanjije. Tumaze kubona amavitensi kuntu akoreshwa, moto iteye, ingano yayo, uko amavitensi tuyakoresha, uko dukoresha amaferi, byose twarabibonye. No guhagurutsa moto twarabibonye. None muri episode ya 10 tugiye kwiga ukuntu dushobora guhagurutsa moto mu buryo bwiza. Rero hari umunyeshuri umaze iminsi ubyiga, agiye kubitwereka, atwereka ukuntu agiye guhagurutsa moto neza. Niwe wenyine uri kuduhagurutsa moto, rero nta kindi turi bukore uretse gushyira moto hano hafi, we akaza akayiterurira. Reka tuyishyire ku murongo neza, aradufata, ahagurutse moto neza, nta kibazo gihari. Yes, nongere rero mbibutse wowe utarafollowinga ino account yacu ya Facebook yitwa Nzasaimana Emmanuel, wowe utarakora subscribe kuri Ngufashe TV, nakorarikiraga kugira ngo ugende ukore subscribe. Wowe utarakora follow kuri Facebook, nakorarikira kugira ngo ukore follow, cyangwa se kuri TikTok na Instagram. Yes, aho hose rero mba mari njyewe nkuko nabyiyemeje. Reka duhereze ikaze rero umunyeshuri wacu. Welcome. Yes, mwamubonye rero hanga umunyeshuri wanyu kabisa, nagira ngo abanze asuze abafana bacu. Uraho neza se? Abasuri. Oya gikojye uvuga cyane, abafana banje baba bashaka umuntu uri hambo kabisa, ufite class, ko nk'umunyeshuri nyine umaze imisi wiga. Kandi umunyeshuri, umuntu utwara moto reka mbabwire, nawe nuza kwiga uba ugomba kuba ufite courage, ufite confidence. Umaze imisi wiga moto, koko kuza wishimye nk'abantu badukurikiye kugira ngo nabo bishime, urumva ari ikintu kigoye. Isomo ry'uyu munsi rero tugiye kwiga, uyu munsi rero tugiye kureba uburyo ushobora guhagurutsa moto neza. Ngira ngo twarabibonye ko dukoresha ambriage. Okay? Dusubize. Twabonye ko dukoresha ambriage, hambo. Ambriage, twabonye ko dukoresha ambriage, twabonye ko dukoresha kariro gakeya, ubundi ukagenda uyirekura ambriage gakeya ugahaguruka. Rero ngaho
bikore kandi ukurikije amabwiriza yose yagenwe yo gutwara moto. Ni mu mukurikire rero ahangaha kuri Gufashe TV, twe tugiye kumurebera ku muro. Ayo ni amakosa ukoze. Subirayo, subizaho moto yawe yari. Subiza moto aho yari, ni amakosa ukoze. Subiraho kosa iryo kosa ukoze. Iyo twurira kuri moto ntago ari uko nguko iyo tukura moto kuri stade. Ibintu ukoze rwose sibyo. Subirayo ukosore. Kosora. Aha. Yes, nibyo rero. Ikosa yarakoze, yari yeguye gutya moto ajya kuyipanda. Ntago ari byo. Urabanza ukurira moto iri ku kuguru kwayo, ukabanza kuhagara ku maguru yawe rero ukabona gukuraho stand. Yes, ikindi rero ahita abanza akareba ko nta vitesi zirimo, yamara kureba ko nta vitesi zirimo, yaba irimo kayikuramo, akatsa moto neza. Yamara kwatsa moto, iri ni ikosa. Zimya. Yes, niyo mpamvu rero twamuzanye ahangaha muri episode ya 10. Yamaze iminsi yariga. Nawe munyeshuri utaraza kwiga ahangaha ariko ugitekereza kuza kuziga, iri kosa akoze, mwumvishe ukuntu yakije moto ngo buuuu, aba yakije moto afashe iki? Umuriro. Ushobora kwatsa moto ufashe aho umuriro uri ariko ntufate. Ngongera ukosorere, watse moto neza, ihinde neza. Singo ufata ferinde. Tani ihagaze neza singo. Vraiment, voilà. Ibi byo ni sawa kuko urumva ko nta gisakuje. Impamvu biriya ushaka kwatsa moto ufite umuriro mwinshi, harimo vitesi igahita isimbuka ikaguteza ibyago. Rero ugomba kubanza kubikosora neza. Rero agiye gufata amburiyaje kirimo vitesi, ahagurutse moto neza. Naza kuza rero agenda agera ashaka, waraza tubwira ibanga ahindura na vitesi zose. Vitesi zose zihindura uko wagiye. Yes, ngira ngo rero muramubona ahantu ageze, ni we uyitwariye rwose, kandi igihe amaze kwiga ni gikeya cyane, ariko murabona ko ntago none bigenze bite. Nukuvuga ngo nimba utwaye moto wiranga, ngo nimba utwaye moto wigirira ibintu urangariraho ngo kira umutima ku byo uri gukora. Kira umutima mu byo urimo gukora. Hindura amavitesi, ugende, reba imbere hari. Bireba imbere windura amavitesi, wiranga. Mukaranga. Bikwiyengeka, bikore neza ku buryo bwiza. Urahaguruka ugenda ugere hariya, wongera ugaruke ugende. Yes, hariya ni uburyo bwo gutwara moto neza, guhaguruka neza. Agomba guhagurutsa moto neza. Uriya ni umusista, urabona ko yes, iryo kosa ukoze ni irihe wari tubwira. Uvuga ngo ukoze ikosa ryo guhaguruka ufite iki teri. Uvuga ngo nimba ugiye guhaguruka ushyiramo rekora. Uvuga ngo ushyiramo byose, ugenda urekura muri yazi gahoro gahoro, unazamuka kandi numara guhaguruka reba imbere aho ugiye gusa, kontrole y'ibyo ugiye.
kazamure rimwe. Ekwa feri. Bakuri feru gende. Wavuye kuri feru kagenda. Turi kwiga muri no misi. Ariko mwihangane rero mwebwe mu gikurikiranye yanga ndabashimira mwe mukurikiye hano kuri live yacu. Mwe mudukurikiye, mwe mudahwema kudukurikira kuri Facebook. Yes. Munyandikire rwose kabisa. Nguwo aragiye. Abenshi baramuzi, baramusista baramuzi abenshi bankurikira hano kuri Facebook baramuzi. Murana ku rwego amaze kugeraho n'urwego rukomeye cyane. Urahagarara neza rwose. Hagarika moto neza. Ugomba guhagarika moto neza ukayihagarika neza. Hari icyo wabwira abantu badukurikiye hano kuri Facebook? Vuga cyane basobanurire urwego ugezeho n'iri somo twari turiho rya episode ya 9. Ese ni iki kigufashije muri makeya? Ni iki kigufashije kuba ubashije gutwara moto bigeze hari? Ese ino moto yacu ifite vitesse 5 ukoresha vitesse zingahe? Kandi uvuge cyane. Vitesse bitewe n'ahantu ageze nasubu uyu mwanya ukoresha vitesse zingahe? Vitesse 3. Rero nanye ndakangura kugira hano vitesse. Wahagaze muri vitesse zingahe? Vitesse ya mbere. Sibyo? Yes, okay. Twakomeje rero. Okay, no, uhagaze muri vitesse zingahe? Muri vitesse imwe. Iyo ugiye guhagarara ukora iki? Ese ntabwo ushobora guhagarara ufashe feri yonyine nta amburiyaje? Moto ya itigirite ikuzimana. Abadukurikira hano kuri Mfasha TV rero uno munyeshuri yamaze misi yiga, ariko ngira ngo mwayibonye ibyo adukoreye. Atweretse uburyo ushobora guhagurutsa moto neza, ugahagurutsa ukanahagarara neza. Ibanga ni irihe ryo guhagurutsa moto neza? Fata amburiyaje ukagenda uyirekura gakeya. None ufite n'iki n'akariro gakeya, sibyo? Wadufasha rero ugasubirayo. Dufashe wereke abafana bacu badukurikira kuri Facebook bakore follow, abadukurikiye nabo kuri YouTube mudukorere follow, mu following rwose kabisa. Iyi ni episode ya 10 turi kwiga uburyo bwo guhagurutsa moto ndetse ukagenda neza. Nyine intege zanyu turazizi ko ari nkeya, ariko abantu rero muhora mundebere rwose. Abarimu tuba twaragowe ariko nyine nta kundi. Abarimu tuba twaragowe ariko nta kundi, tugomba kubafasha igihe cyose kabisa. Yes, ngaho rero ngira uhagurutse moto uyitware neza kandi itware neza. Ntujya kugwirirana mw'iyo poto se. Iyo moto idafite umuriro ntabwo igenda. Wambabare ukareka kuzana ibyo ngibyo. Urashaka kongera gukora bya bintu kweli byo kujyana moto mu bigunda? Moto idafite umuriro iragenda abo busha. Wakizaho umuriro wakwagisereye moto ukahindura amavuta ukagenda twara moto. Genda yundi.
mukunda kudukurikirana hano. Yes, ahangaha rero tuba turi kwigisha abanyeshuri ibinyabiziga. Iyi ni episode ya 10 turiho muri ino minsi, kuko turashaka kujya tubashyira muri episode. Yes, rero uriya munyeshuri wo musaze mumuzi, ariko amaze kuba metre. Amaze kuba metere ku bantu bamaze iminsi bamukurikirana, reba ahantu asigaye atwara moto akayigeza. Urumva ko bwabaye ubutware bukomeye. Yes, nkamwe rero mudukurikiye hano kuri YouTube yacu hano, fata peride bakurikire cy'abantu kibere y'abantu twaye moto kibere ko cyane kibere kugera kwishaka urareba urayiba. Ahangaha rero wakwiteza ibibazo, wakwiteza ati sibyo ugomba gutwara moto yawe akaguru kawe kari hano iruhande bakuri neza, uburyo ni uhuye n'ikibazo uhita umanza gutya, sibyo? Sawa. Yes, rero murakoze. Rero iyi yari episode ya 10 turasojeje uburyo bahagurutsa moto neza. Ndashaka kugira ngo mbere yuko nsoza mbanze maciremo muri makeya, barekura ujya muri hano gakeya n'akariro gakeya. Muri makeya rero reka mbanze mbibereke iyo noze Facebook ntabwo iri kundeba. Yego, muri makeya reka mbanze ce muri makeya muri biriya tumaze gukora ku episode ya 10. Ubundi urabanza ugafata amburiyaje ugashyiramo vitesi, warangiza ukarekura ugafata akariro gakeya ukarekura amburiyaje gahoro gahoro kugeza igihe moto ihagurukiye. Iyi rero yari episode ya 10, reka tuyibereke neza. Wenda uriya munyeshuri ntabwo yaberetse neza, ariko ni rwo rwego yari amaze kugeraho. Ntabwo twamurenganyiriza, ariko amaze kubimenya. Mutwandikire mutubwire nimba amaze kubimenya. Ubwo noneho twitwagiye mu birebe neza. Ngiye gushyiramo vitesi, ndabanza mfata amburiyaje, nshyiramo vitesi yanjye mbere yuko mpaguruka. Akaguru kanjye ko kuri feri yayindi inaberetse muri episode yabanje, ndabanza ngashyireho ninahita mfata umuriro uhagurutsa moto. Ahagurutse ntabwo ari gutya, n'uyu ninahita ndekura amburiyaje gahoro gahoro, moto izahita ihaguruka. Ikamberekera ahangaha wenda mwese mundeba. Urabanza ugafata amburiyaje ugashyiramo vitesi, warangiza ugashyiraho umuriro ukarekura amburiyaje gake gakeya, moto igenda ihaguruka neza. Wajya guhagarara ugafata amburiyaje na feri ugahagarara neza. Yes, iyo rero yari episode ya 10 dusojeje. Nkubwira ngo kora subscribe kuri Ngufashe TV, kora follow kuri TikTok, kora follow kuri Facebook Nzasabimana Emmanuel, ndetse ugende kuri Instagram, hose turahari ku mbuga zacu zose. Mbibutsaho dukorera ku kibanza cya Kagame, waza ukadusangayo tukakwigisha wowe ushaka kubona perime nonanga. Amasomo arakomeje kuri Ngufashe TV, nta nubwo tuzahagarika, kereka buri wese umunyeshuri ni uzahagarara agasoza kuko yabonye icyangombwa cye cya perime. Murakoze rero kudukurikirana, ndabasubiza abafana banjye, komeze mubana nanjye igihe cyose. Ciao ciao, merci beaucoup.